Yesu nashimwe, amahoro y'Imana abane namwe, mugire ibihe byiza kandi mwongere kugira ibyiyumviro byo gukunda Kristo, abari bacitse intege mwongere mugire ihumure, mwongere mwumve yuko Yesu ari bugufi bwanyu, abari basubiye inyuma batangiye kwinangira imitima, mwongere mugaruke. Yesu arabashaka, Yesu arabifuza, Yesu arabakeneye, ntabwo ashaka ko muzimira, ntabwo yifuza ko murohama. Nimugaruke mujye mu nzira ya nyayo, inzira ikwiye, umukiranutsi. Kandi gukiranuka ntawe bitabera, gukiranuka si ibyanjye gusa, si ibyawe gusa, ahubwo ni ibya buri muntu wese. Niyo mpamvu nawe ukwiye kugira uruhare, niyo mpamvu nawe ukwiye kugira umuhate, ukwiye kugira ubwo burenganzira, ntubupfushe ubusa. Imana ikaba muri wowe, ugakomezanya nayo. Haleluya! Ibihe byose Imana ni umutabazi utajya urenganya abantu bari mu byago. Imana iyo isezeranyije irasohoza, si nk'umuntu waragambirira akakubwira ati nzakugirira gutya bikarangirira aho ngaho, cyangwa se ashaka kwihakana akavuga ngo ntaho akuzi, akavuga ngo narikiniraga. Ariko Imana iyo ivuze ijambo ryayo irarikomeza ikawigumana, nubwo yatinda kugusubiza. Iyo ari Imana yavuze ku munota wa nyuma, ijya hahandi nyine, hahandi abantu batagishaka kukwegera, hahandi nta muntu n'umwe ukikuriho, aho ibona ko byarangiye niho ijya igusanga ikakuzamura, igahishura ibihishwe. Hahandi ubona ko byarangiye niho ijya yitamururira, isaha yayigeze ikaza ikagusubiza, ikongera ikagusubizamo izindi mbaraga, ukaba mushya, bigahinduka, amateka agahinduka. Nta kindi wowe usabwa uretse kwigirira icyizere, uretse kuyiringira, uretse kwinambaho. Imana yacu yakoraga kera na n'uyu munsi iracyakora. Abantu barayihakana bakinangira, ntibashake kumva gukora kwayo, ariko Imana yacu ni iyo kwiringirwa, ni iyo kwizerwa, iri hejuru ya byose, ivuze irasohoza.